Bruce Lee, the world-renowned martial artist and filmmaker, passed away just before midnight. Ku mugoroba wo ku ya 20 Nyakanga mu mwaka wa 1973 isi yahumetse umwuka umwe, umwuka wuzuyemo ubwoba, amayobera, urujijo n'igitangaza. Inkuru yakwiriye ku isi yose nk'inkuba ikubise. Bruce Lee, umugabo wari urenze kitwa imbibi z'umubiri w'umuntu, yari yapfuye ku myaka 32 gusa. Ariko icyo gihe ikintu kimwe cyahise gitangira kumvikana mu mpinga z'isi zose. Bishoboka bite? Umugabo wari warubatse umubiri umeze nk'icyuma, umugabo wari uzwi ku isi yose nk'indahangarwa. Uwo mugabo yari yapfuye mu buryo ntawashoboraga kubisobanura. Raporo y'ubuvuzi yavuze ko ari cerebral edema, kubyimba ku bwonko, ariko icyo byari bisobanuye nta wigeze akivuga. Icyabiteye nta gisobanuro. Icyabanje kubaho ntaho byanditswe. Ibyabonetse ku mubiri we nta kidasanzwe, ahubwo habonetse ibibazo biruta ibisubizo. Kuki yaguye mu nzu y'umukinnyi mugenzi we ahatari asanzwe? Kuki igihe yafatwaga bahamagaye umushoramari wa filimi mbere yo gutabaza abaganga cyangwa imbangukiragutabara? Kuki ubwonko bwe bwabyimbye nta mpamvu igaragarizwa amaso? Kuki uyu munsi wa none abantu b'inzobere bemeza ko byari bidashoboka ko umubiri nk'ushobora guhita uhagarara bitunguranye gutyo? Ntabwo ari abahanga gusa bibajije ibibazo, abafana bamuhoraga hafi, abakinnyi bagenzi be, abaganga nabo mu muryango we. Bose bumvaga ko hari ikintu gikubiswe mu mwijima, ibintu bitavuzwe bitashyizwe ku mugaragaro mu myaka 50 ishize. Uru ni urupfu rwashegesha amahoro y'isi yose, rutuma n'abatanganya imbaraga na Bruce Lee babyibazaho. Rwavuyemo ibihuha by'uburozi, kwicwa n'abagizi ba nabi, ibanga rya filimi, ibiyobyabwenge n'imbaraga zidasanzwe zitavugwa. Ariko icyakomeje kurushaho kubangamira isi niki, nta wigeze atanga igisubizo cyuzuye. Uru rupfu ruri hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'ubuvuzi n'umwuka, hagati y'ibigaragara n'ibitagaragara. Ni inkuru y'umuntu warutwaga n'amayobera ye ubwe. Uyu munsi reka tumanuke mu mwijima w'imyaka irenga 50 kugira ngo dushakire